umuryango wa Faida uba i Dallas muri Amerika barizihiza ibirori by'umwana wabo uherutse kurangiza amasomo. Urugo rw'abo banyarwanda rwakubise rwuzuye n'abanyarwanda bagenzi babo baje kwifatanya nabo muri ibi birori. Cyakora ngo si umuco uzasanga mu ngo zose muri uyu mujyi. Urebye nk'umuzungu nk'abo tujya tubona wenda badutumiye muri Paris, uragenda ukahasanga nk'abantu 3 cyangwa abantu 4 mukamara n'iminota 30, icyo kiba gihagije. Ubukwe usanga ari umusore warongoye, umukobwa washyingiwe, murumuna umwe, papa we, mama we, mbese ugasanga niwe muco wabo nyine. Ariko twebwe nk'abanyarwanda usanga koko dushyigikirana tukavuga tuti niba ari ubukwe bw'umunyarwanda ukavuga uti ngewe nzi ku ruhande rw'umuhungu, ku ruhande rw'umukobwa se niyo baba badahari, ugasanga turigabagabanyije nk'ano mu mahanga, bamwe bakashyigikira umuhungu abandi bagashyigikira umukobwa, nubwo iwabo baba badahari nyine ugasanga koko turimo turaterana inkunga. Ubusanzwe nubwo tuba tutari mu Rwanda turi abanyarwanda aho turi ahangaha nk'uko mubibona hateraniye abantu benshi dukomeza uwo muco wo gufatanya. Abanyarwanda baba mu mujyi wa Dallas na Fort Worth baherutse no guhura n'ibyago byatwaye ubuzima bw'abana mu mpanuka, ariko ngo aho naho ngo bahagaragarije umuco wo gutabarana. Twumvaga ko icyambere na mbere ari abanyarwanda, so turafatanya tugerageza gufasha kumva ko igihe ababyeyi babo badahari twebwe turahari, nitwebwe ababyeyi babo turahaguruka turafatanya dukora ibishoboka byose, tujya kwa muganga. So kuri twebwe tubona ko niba hari umuntu ufite ibyishimo, niba hari umuntu wagize ibyago, niba hari umuntu ufite umurwayi, twese turahaguruka. Niba ari amafaranga tukayashaka, niba ari umwanya tukawushaka, niba ari uguteka nk'uko tukicara tugasangira, nabyo turabikora. So tubona ko imbaraga zo kwishyira hamwe nta kindi twazinganya nazo. Abanyarwanda baba Dallas ndetse na Fort Worth bemeza ko ubwo bufatanye bwabagejeje ku cyo mu Rwanda bita ibimina. Nk'ibyo kureberaho hari groupe y'abadamu ahangaha hari projet benda gukora, bazajya bakusanya amafaranga bakazajya bagura amazu, buri muntu bakamugurira inzu, mbese bakazajya buri muntu bamuha igihe cye akagura inzu. Ni ikibina. Abagabo nabo hari dufite groupe y'abagabo batwara za trucks, nabo bari mu bantu bagera kuri 18, batanga amadolari 1000 buri muntu. Tukaba dushaka kugira ngo dufungureho company yacu. Company ubu dufite trucks zigera nko muri buri muntu afite truck ku giti cye, ariko tukaba dushaka kugira ngo dushaka izindi zizatuma kwiyongeramo n'abanyarwanda baje bakabona akazi ko gukora. Ibikorwa by'ubufatanye birimo kuranga abanyarwanda batuye muri Fort Worth ndetse na Dallas binajyanye n'ubutumwa umukuru w'igihugu yatangiye i Texas mu gikorwa cya Rwanda Youth Forum. What you gain here should add to who you are as a person. Ubumenyi mwungukira hano bukwiye kubafasha kuba abanyarwanda beza kurusha, bikajyana nuko dukomeza guharanira ko u Rwanda rwaba igihugu cyiza biruseho. To make Rwanda a better place. But the values you hold, agaciro mufite n'ibyo mwemera nicyo gituma muba abantu batandukanye n'abandi. Ntimukemere ko imikorere yaho muri ihindura ubumuntu n'icyo muri cyo, ngo mwumve ko inkomoko yanyu isuzuguritse. Nothing should make you think that your identity and background are somehow inferior. Leta ya Texas ngo kuri ubu niyo yabibarizwamo abanyarwanda benshi ugereranyije n'izindi leta zigize Amerika, kandi abasaga 2,000 muri bo ngo batuye mu mujyi wa Dallas n'uwa Fort Worth. Muri ya mishinga y'ubufatanye bafite ngo bakaba bateganya gutangiza radio yagifasha abanyarwanda batuye muri aka gace bakomeje kwiyongera.